uzagenda umwishyuza urumva ya imwasigaye mugende mwishyuza ku kazi gusa ntazabifata nabi wenda ko abifata nabi se uragenda ukabwira Miguel undi ndaye nanjye wangarukaho ukambwira ngo Miguel ni umunywa rumogi n'ibiki ibintu byinshi reka nkubwire rero nanjye sibyo mbwira niba nywa urumogi aramaze niba nywa n'izo nzoga aramaze naramukunze setu sibyo musore ntazajya kumva muri muntu ngo yabyumvise nta muntu wemerewe kubyumva yaba ari Nadia nta kintu yagomba kumenya yaba n'undi wari we wese sibyo nuriya musore Miguel muri inshuti simbizi byanyu ariko ndagira ngo ibintu bigira ibanga mutazajya kunywa mu kabari ugasanga muratangiye gukayumba umwe mukorana muzaganira ibindi kirike nabo najejwe urungugoye ndabizi abantu bamaze gushyiramo abiri usanga akavuga nuko aryama akavuga n'ibyo atazi ariko icyo cyo gishyire ku ruhande turaza guhamagara tukubwira uko ibintu bimeze ngaho genda mba muri cyo akazi tumva ari Kinyarwanda neza bitarenze ejo nzongera ngo uhamagare n'umutama yanjye nzajya kubareka nabona narakoreye ibintu bimanyiza mu turaza guhamagara tukubwira uko ibintu bimeze ngaho genda mba muri cyo akazi tumva ari Kinyarwanda neza bitarenze ejo nzongera ngo uhamagare n'umutama yanjye nzajya kubareka nabona narakoreye ibintu bimanyiza mu Biteze uri mu rugo n'umusore ndi mu rugo ariko uyu munsi na kazi nababwiye ndi bujye wonyerewe ntabwo tunangirimo gukora ngaha kuri telefone ku kanya hanyuma amasaha 2 ndahita ngenda amagurisha ni sawa ndabona umeze neza nuretse ko kuja ngaha bimeze bite naje kubasura nyine gusura nutuje gusura ndiko na gahunda twari dufitanye ahubwo ko n'ubu baragusanga nagiye ku kazi ntabwo se muzera ari papa yarara ariko agiye ku muhanda sinzi ibyo agiye kureba kuri butike ariko yarahari mu kanya namushakaga nari mfite gahunda muzitumye niwe naje kureba ntabwo ari we n'umuntu gute se wowe na papa nose papa muraziranye papa turaziranye biratangaje se kuba tuziranye kuva ryari muzanye na papa nta mabanga y'abagabo gaye oya tubimbiza ukuri biri serese waje kureba papa naje kureba papa wawe nose muzanye kuva ryari akiyemo igihe ntabwo se afite gahunda yo guhita ugaruka cyangwa afatiyeho tumva n'umwumviza oya nta kintu na kimwe yambwiye gusa mbonye gisohoka ariko ntabwo yarameze nk'umuntu ugiye shaka rinka karagiye kugura ku muhanda ahari hakongeye birantunguye ukuntu uziranye na papa nawe ukajya no kuza kumureba ahangaha agitangaje ariko nose muri gupanga izihe gahunda ni ibintu bisanzwe namwe ubizi ko umuntu aba ashakisha nose ubundi cyangwa ndi kubyumva ahantu mwamenyaniye no mukajyana aho uza ise kugira amatsiko nose ukuntu mva bitangira amatsiko ahantu waba waramenyaniye na papa ntukajyana aho uza kumureba ahangaha mu rugo ariko atari ubwa mbere nje ubu ntabwo ari ubwa mbere ugeze ahangaha ntabwo ari ubwa mbere muziba turaziranye ibigiraho ikibazo nese papa arabizi ko njye nawe twiganye narimubwiye ko nubwo ntabwo uzi ko tuziranye nawe ntabwo uzi ko tuziranye ahubwo n'izindi gahunda turimo dupanga ariko ni za bizinesi bigiragiye nese wazimbwira nawe nkazimenya ese ubwo umuntu abikubwira koko ibaza ariko kumbonye cyonyonje gukara papa wawe cyangwa ababyeyi bawe utazi ko tunaziranye wabigira ariko nta kibazo ahandi se warumeze ute cyane sava iragenda nyine umuntu ari gukubita hirya no hino ngo arebe ko amakuru yashyiriwe wanjye se shyiriwe wawe kagashya shameze neza bogari wawe turanayirukana turangereye ese ko duhorana
nta gishya arimo aratangaza se n'umwese igishya se ugize ngo buri byo muganira si byo tuganira Abusubira nta mwebwe ubwo nta gishya mudufitiye wasanga turi gutegura iyi dutangire dushakire amakoti wasanga turi gutegura ubukwe wenda hari ubwo yaba atarabikubwira ubwanyu bwo nzabutaha ariko nari inshuti yawe mbona abantu b'inshuti rwose ari wowe ashobora no kubisha ubushize sinigeze mubura neza ntazi yagiye kandi wasanga umwana muri kumwe uko biri kose ntabwo yakubwiye yagiye ntabwo biba aga ntabwo umuntu avuga byose amabanga yanyu mwembi ntabwo ari ngombwa ko yayambwiye nubwo ari inshuti yanjye ese wugiye se kandi ngiye he ahubwo ndebera zansa neza abantu bo muri quartier nibambona barambona nsagura ese ko usa niwe ureye nibyo ngubaje ngugiye ndagiye hanze Mana y'u Rwanda hanze kumariki gutembera muri quartier umva ngiye rero ngubwira uri kumva twebwe iwacu iriya nyine iwacu mu cyaro twamaraga gukara uri kumva nze nicare nkubwire neza nabaga ndi kumwe n'undi mukobwa twamara gukora akazi ubwo nyine akahansigariraho maze njyewe nkagenda nkatembera muri quartier ngatembera byamara kuba nka saa 12 kongera nkagaruka mabuja yabaga yagiye atabizanu nagiye ubwo nyine ndamenya ko nagiye none rero numva zamu ndagiye ahubwo kingurira ngende ubundi aho wari uri ni mu cyaro tandukanye mu cyaro ni Kigali rero hano turi ni Kigali ntabwo ari mu cyaro noneho banzure babaze hano yose arasa uretse n'ibyo n'imihanda yaho irasa ntiwamenya umuhanda wanyuze mugenda no kugarura gusa ugiye nkaho ibyo mu cyaro ntubigiranye n'ibyo Kigali rega ego none se ushatse kumbwira ko Kigali nyene turi naho Kigali none se naho Kigali tago isari yindi kizindi ntago Kigali ari nko mu cyaro niba ari mu cyaro wambwira ngo reba kuva mu gitondo tiwabyutse ugasanga ndi gukora nabiwe kandi ko nanjye nakoropye ndateka noza ibyombo nindangiza ngo ntago ngenda kubera iki ntagenda niba kubera ufite umumabuja mwiza udufata neza ubwo urakumva ko ushaka kugenda uboneka nkwereke ubuzu bwo mu cyaro kamwe kaba kari hariya akandi hirya noneho inzu z'Kigali zose ziregeranye ubwo nibwo kiza mu cyaro reba n'ukuntu wambaye ngo niyo ngofero wagira ngo niyabazamu nkanjye hano ngugiye mu muhanda kugiye gutembera none se ubundi uri ndambwira ngo iki kigofero kimeze nk'icyawe reba mama iki mbona ndi kageze mu mazi kandi ikintu nkwangira nubwo munwa gwawe ntago ari umunwa ufungurwa munwa gwawe kigendera banza wumve Marise banza wumve ukuntu ufata umujyi wa Kigali ugeranye n'icyaro kugiye gutembera ngo wikozeho wisize ubwo urabyanze ko ngenda njyewe akazi kanje nakarangije niba utakarangije birakureba ariko njyewe nakarangije ngomba kugenda none se bundi iyo uvuga kugenda wasabye urusha mabuja se basi kugira ngo numve kugenda none si uri ndambwira ngo nasabye urusha mabuja weje undi ko wagiye wari warumusabye ariko mabuja ndamuha ngo nagiye namusabye uruhusha kandi ngiye imyaka mazigari ni myinshi cyane ntiwayigiranya n'iyawe we ujeje ubundi ngo urashaka kujya kuzenguruka wikozeho riratse do ishati n'ikanzu hejuru ndamaze ibi ntago bizi nibyo bigezweho ushatse kuvuga ngo nje Mariceline ntage ahubwo za waruzi n'ikindi reka mbanze niherere hano biherera Marise reka mbanze ninyari yewe Marise utanyara aho hantu Marise ahubwo ntundebe nta muntu ugomba kureba undi muntu ari kunyara ariko Marise hano ni mu cyaro Marise ego ko Marise ndago wabimbira uzi ko abakobwa b'Kigali niriya mu cyaro nta mukobwa wageze Kigali hanze abo nibyo mu cyaro kandi mabuja nazo ukibesha ukabivuga ubwo munwa gwawe ahubwo ngomba kubimubwira kuko nta mukobwa unyara siko nta n'isoni ugira Marise ubwo munwa gwawe ndagudoda nje Mariceline umva nje Mariceline
urabona aho mbera muntu ubivuge uri Mariceline ko umwagwa wawe ndahita ngudoda ubundi bazana gusubira wo mu cyaro uri runyara habi uri runyara mu rugo uzi ukuntu numvaga nkubwe ahubwo nawe aha niho uzajya ntabwo nyarano ntabwo ndi uwo mu cyaro Marice njya mu bwiherero bukuru ibyo birakureba wibeshe ubivuge kwereke ibeshe ubivuge nkwereke nyara hanze n'uranyara hanze ukanyara ngo ugashaka kujya mu mihanda ngo ujye gutembera hada makuru se meze neza amakuru se yandi nyine uhora unsiga mu ntayandi kuvugana agatege gake aho usitasiga ntajya ari se ahangaha wahambaza yani igihe ahangaha dore ahangaha yari ahanyiciye warahamuze nta n'umubonye ntabwo nagukora ubwo bucuruzi nyuma rero ntuzane yagiye kumureba gahera nagiye ndamubwira byose nabonye kabisa kinyizeye ntabwo yigeze nshidikanya baratwibikiye bari abantu cyangwa ntabwo mbizi kuko byari nk'ibisanzwe ntabwo wigeze ubonaga ko nta kintu amisha ntabwo na ya nkuru nakageze ubona ko muzaho biriya bintu ntabwo byaramubabaje ukuntu nyine byabaye nk'imutunguye uburyo se yaje nyine akaniga kenda kubinyusha ariko mbona biramubabaje cyane mbona ajyanye umujinya ngira ngo banza se yaramubwiye nawe ntabwo mbizi nta kintu kigaragara kidasanzwe kabisa ushobora gusanga uriya mugabo wenda arimo kubipanga wenyine ahubwo wowe uriya mukobwa atabirimo ntabwo mbizi kabisa ariko nabonye ahubwo we komeza gahunda zawe nk'ibisanzwe usibye ko Vera ntabwo bajya ntera ubundi se niwe bigaragara nta kintu azi Vera ni umwere buriya se wagira ngo icyo mureba ibintu by'isi byaramujabutse impamvu se yaba ataramubwiye se yari umuntu w'ikigo gikwiriye si ikigoryi ariko nyine yakuriye mu mafaranga urabona akura mu mafaranga akurira mu biryo mbese yakuze aricirana kubite nta stress namubonye ahubwo uriya mwakirana n'izindi dero nyinshi ahubwo uriya wanamwibisha uriya yaguha kugira ngo nta kibazo kabisa ahubwo wakomeza ibyawe uzahera nk'izindi komeza kuko ngewe nta kibazo nta kibazo kimwe ewana numva bya byiza nanigendeye ko kaza kuva wenda kihansanga azoba hansanze rero ashobora kubijyana ibintu by'imikino bya byiza nigendeye ahubwo hari wa mugore nakubwiye mwajyaga aza kundeba ambaza iby'amakuru yawe ntangira agaruka kumbaza ko kandi namwirukanye namubwiye ko ntazi ibyawe nta n'ubwo ugomba kugira icyo umubwira kuri njyewe se uriya mugore ko nabonye musa hanyuma akantu ko gusa gutya ukuntu gusa kwanjye nawe sibyo kandi birusheho ikifuzo ariko mba nkubaza nyine nigire mbimenye reka nkubwire tujye dukina ibintu byose ariko byo kwinjira muri mideni se cyangwa hari icyo umufana wenda udashaka kubwereka imiryango tugipfanye tutagipfana ibintu bibaye wapfa winjiriye umwana ahubwo ntuzigere na rimwe nagaruka ntuzigere umubwira aho ntuye aho kumubwira aho ntuye nabikoze kuva kera ahubwo nuko nyine mwitegereza uko aza mbaza ntacyo nkeka ko hari nabanje gukeka ko wenda ushobora kumuri mideni ariko nabonyemo harimo akantu k'umusaba umukuntu niba munajyana bikubaze ntabirenze ntacyo byihoreye ibyo byirengagiza n'umubyeyi wawe wabimbwira ntabirenze ufite winyinjira mwana ukamubwira ahubwo aho kugira ngo wamenye ahantu wenda wazamuyobora ku kazi twiganira nawe ariko by'uko dusa cyangwa tudasa ntiyakamanye umunsi yagarutse nzamubwira ko rero nabwo ari uko yakomeje kwinsista nakomeza kukubaza cyane uzamuyobora aho nkorera aho ntuye wapi aho nkorera njye nawe twiganira ku kazi umunsi yagarutse igihe nzambwira ahantu ukorera aze mwigane mukemura ibyanyu byo ntabwo nabyivanga aho ntabwo wamenya
Ese bro. Tira amafaranga wawe. Thanks man. Nazareti. Mashini mifuka yawe. Nazareti. Sava. Yeah. Iyo mafaranga twarabuze warajugunya. Abantu bakoze cyane kabisa. Nari nyataye ubu ngubu nari kugera imbere ugasanga ndimo ndisaka naho ntayashyize. Wasanga ufite menshi ari mu mpamvu uri kuyajugunya. Abantu asante sana kabisa. Abantu beza muracyabaho ubu yarundi yaye kuba yakomezanyije naye kuba nta kidasanzwe naho muzumuzwa n'akamani k'umutsima musaza. Okay, je nitwa Faustin man. Nani David. David. Yego. Thank you kabisa. Nje nageza gani imbere sinzi utuye no se cyangwa njye ya muri metero 50 kabisa. Uragari nkari ubwa mbere duhuye sinzi. Ndabona nkatari ubwa mbere. Jeno ya nawe wasanga uri umuturanyi cyangwa se sinzi. Wasatuye duhura ubwo buriya kubera ko tutaziranye. Niyo mpamvu nkajya mbyita ariko ndabona ko ari ubwa mbere. Umuntu w'umujama kabisa. Jeno ndi hano nuko nari ngiye na Simone se turi mu cyerekezo kimwe. Twakomeza tukanajyana. Ariko je nihuta nshobora guhita mfata akamoto. Yanjye no kureba match tunubwo buriya imbere ko neto muziye kureba match. Okay, nanjye gahunda ngiye muri hutirwa buriya twazahura. Ntabwo yanakabye ndabona umuntu w'umujama wanjye uruje kuri n'umuturanyi. Byaba ari ibintu bya fresh kabisa. Biza kumenyana. Ewana, nice to meet you kabisa. Ubona njye nifuza inshuti muri zino quartier wa. Ni bwiye mu Kivuze ntabwo. Amazi nk'amezi atatu nagiye kuzura. Cyamaze igihe kirenze icyo. Urasaze n'ubu. Ndasaze kabisa ndi. Quartier sindazimenyera neza. Nkunda gutaha amajoro ariko Simone mfite Simone ize umutekano wawe. Umva ndakura ngomba kukwakira rero. Kwemeza. Ari umuntu w'umujama nari. Ni byiza kumenyana. Umuntu w'umukobwa kabisa twazaba tukanywa akantu. Byari se ahubwo umunsi. Ako nubona nifitiye icyaka. Okay, kambwe namba yanjye nari bi Ashama nimero. Kumwe na Ruth ntabwo hamagara. Tugahora buri hano hafi nari. Nari bijya. Uzura mboni yawe. Najyambwiye ni David. Theo David umuturanyi kugira ngo nazabyibagirwamo. Okay. Yawe ni? Yerwa na 17. Yanjye twazahura kabisa. Cyakibazo. Nzakuvugisha cyane wamvugisha ubonye bi. Kibazo nanjye nakuvugisha. Agacupa rega nanjye nakagura nta kibazo. Ese ko turabaje turabaje. Ntago byabura kandi. Uboneka muri weekend cyangwa no mu mbigizi uraboneka. Ni kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Kwa gatandatu rero. Arantu mbona nagiye mu muhuro ndakuboneka nko masaha 11. Ariko twanakanywera mu rugo si ngombwa cyangwa nta kibazo. Reka dukomezanye n'ubundi. Yeah. Nari. Okay. Wana asante kabisa. Sawa Faustin. Yeah. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye. Inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago